tubahaye ikaze nanone kandi hano kuri Maxwise TV. Muri iyi video tugiye kubagezaho umugani ugira uti utazi ubwenge ashima ubwe. Uyu mugani ngira ngo tumva kenshi, buri wese iyo wumvise hari ikintu yakumvamo. Uyu mugani rero turawumva uri hagati y'intare ndetse n'izindi nyamaswa. Nkwibutsa ko iyi ngiyi ari Maxwise TV, hanyuma njye wumva nkaba ndi Peter Dusenge. Tudatinze rero, nimba utarakora subscribe, banza ukande subscribe, hanyuma nurangiza ukande na share kuri video zatambutse, hanyuma utera agatebe twumve uyu mugani. Ni umugani wuje ubwenge, ni umugani kandi ubiba urukundo, ni umugani wumvikanamo kugaruka kubugome kuri nyirawo. Mbese wa mugani uvuga ngo umutego wanga ikinyoma ushobokana nyirawo agihari. Utazi ubwenge rero ashima ubwe. Uragira uti intare umwami w'ishyamba yarwaje umwana, ibura ibitotsi ikagirara yomongana mu ishyamba ryose, iboroga bicika, iririra icyana cyayo, ibaza imiti bibi by'ubusa. Umurwayi akomeza kuremba kuko n'indwara yari yarayoberanye. Intare igeze aho yigira inama yo gukoranya ingabo zayo ngo izibaze umuti wayikiriza umwana. Buri bwoko bwose bw'inyamaswa bwohereza umuhanga bwiyizimo kubuhagararira. Inama y'abahanga ikabamo ingwe, ingeragere, umuhari, inzovu, imparage, amasatura n'izindi. Indwara iranga irayoberana, imiti igeragejwe ikabisubiza irudubi. Abahanga bamaze kurushoberwa, Nyiramuhari yari ifitanye akantu n'ikinyogote ishaka kukiroha. Nubwo ibwiye intare iti nyagasani, naje aha mvuye mu rugendo rwa kure kandi nahabajije imiti myinshi, none nagira ngo mbabwire umuti wakiza umwana. Intare yikubita urwara iti maze ugatinda bigeze aha ngaha? Nyiramuhari iti nimurase ikinyogote, umwana anywa amaraso yacyo ashyushye ahage, dusigarane umurimo wo kumwondora. Ikinyogote kibyumvise gihinda umushyitsi, kiraza n'imbere y'intare gikoma yombi, amavi kiyarimiza ku butaka kiti nyagasani, sinakwemera ko umwana wawe apfa kandi nashobora kumuvura. Ubuzima bwanjye ni uburuta ubwe. Cyakora narenzweho, nanjye uwo muti nari naje nkuzi, ariko Nyiramuhari yawibagiweho ikintu cyangombwa. Naho twawukuye ndahababwira. Tujya kuza mu nama, twagiye kuri ba bandi bagendera ku tuguru tubiri. Baratubwira bati nimwe mwembi umuti uzaturukaho. Bazashaka ubwonko bwa Nyiramuhari babuminjiremo amaraso y'ikinyogote, umwana birye azakira. Izindi nyamaswa ziteze amatwi ziti nimugire bwangu umwana ataducika. Nuko Nyiramuhari bayica agahanga, baragasatura, bakuramo ubwonko. Ikinyogote bakivoma amaraso mu mitsi y'ukuguru, bayaminjira mu bwonko bwa Nyiramuhari, babisuka icyana cy'intare. Inama irangira ityo. Ikinyogote kigenda gicumbagira, n'ubundi ariko cyari kibisanganwe, kuko cyari kimaze iminsi bagitereye umujugujugu mu myumbati.
hashize iminsi 2 Ruranga rutwara cya cyana cy'intare. Sinjye wahera hahera umugani. Ngira ngo mwabyumvise neza koko utazi ubwenge ashima ubwe. Nyiramuhari yashatse kuroha ikinyogote, ariko ikinyogote nacyo kirwanaho. Urwo Nyiramuhari yari iciriye ikinyogote iba ari yiruhabwa. Aha rero twakuramo isomo rikomeye cyane ryo kutagambirira ikibi, isomo ryo kudahiga nabi kuri bagenzi bacu. Urwango uretse kuzana ikibi, uretse kuzana ibibazo, kuzana mbese nta cyiza kiva mu rwango. Ubwo rero nk'abantu twigire kuri uyu mwandiko, kuko nta cyiza kiva mu rwango, nta cyiza kiva mu ishyari, nta cyiza kiva mu kudakundana. Nk'ubu ikinyogote cyari kigiye gupfa kubera Nyiramuhari, ariko kubera yuko mu Kinyarwanda bavuga ngo urucira mukasoro gatwara nyoko, aho Nyiramuhari yashatse kohereza ikinyogote niyo yagiyeyo. Ubwo rero dukuremo iri somo, tujye turizirikana iteka n'iteka, tujye dusaba neza, kandi tujye twifuriza bagenzi bacu ibyiza, tubifurize neza, tubifurize gutera imbere, tubifurize kujya mbere. Mbese muri rusange ntitukagira inabi twimika mu mitima yacu. Ngira ngo uko usaba neza, uko usaba ibyiza, ni nako Imana nayo ibiri kugukubira burya. Icyo usabiye mugenzi wawe, Imana igukubira kabiri nawe. Numusabira ibibi izabimuha, bizamubaho, ariko nawe ibizakubaho bizaba bikubye kabiri bya bindi bye. Niyo mpamvu rero tudakwiye kwijandika mu bibi, niyo mpamvu tudakwiye kwijandika mu bintu byose bifitanye isano n'urwango. Ndabashimiye rero ko mwarebye iyi video mukayirangiza. Ndabashimiye cyane. Mbibutsa ko iyi ngiyi ari Maxwise TV. Niba utarakanda subscribe, kandaho, kandi no kuri iyo notification, hanyuma ubundi ujye uzatubane hano kuri Maxwise TV muri video zacu z'ubutaha. Yari Peter Dusenge. Ciao ciao.